Ndagusuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo ari muri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'128, gushimangira amahame atunganye mu basore. Abasore bakwiriye kugengwa n'ihame ridakebakeba kugira ngo barusheho gukoresha neza imbaraga Imana yabahaye. Nyamara abasore bumvira icyo babwirwa n'imbaraga ibasunikira gukora nta bushishozi, bakoresheje ndetse bagakora nk'impumyi, bakirengagiza ihame ribagaragariza ko bahora mu kaga. Kubera ko badashobora guhora bayoborwa kandi barenzwe n'ababyeyi babo ndetse n'ababarera, bakeneye gutozwa kwihagararaho no kwitegeka. Bagomba kwigishwa gutekereza no gukora bivuye mu ihame ryo gukoreshwa n'umutimanama. Gufata umwanya muto w'akaruhuko n'imikino. Abantu bakora umurimo wo kwiga bakwiriye kugira umwanya w'akaruhuko gato bafata ndetse bagafata akuka. Ubwenge ntibukwiriye guhora buhugiye mu bitekerezo bikomeye kubera ko binaniza cyane imikorere y'ubwenge. Umubiri n'intekerezo bikwiriye gukora imyitozo iruhura. Ariko rero kwirinda mu byerekeye ibikino n'ibinezeza birakenewe cyane, kimwe no mu bindi byose umuntu arangamira. Kandi imiterere y'ibyo bikino ikwiriye kwitabwaho no kwiganwa ubushishozi. Umusore wese akwiriye kwibaza ati, ni izihe mpinduka ibi bikino biteza ku buzima bwanjye bw'umubiri, ubw'ubwenge n'imico mbonera? Mbese intekerezo zanjye zizatwarwa ku buryo zibagirwa Imana? Mbese ikuzo ry'Imana rizareka guhora imbere yanjye? Gukina amakarita bikwiriye kuba bibuzanijwe. Uko kwifatanya n'abandi muri uwo mukino ndetse no kuwurangamira biteza akaga. Nta kintu cyungura ubugingo cyangwa umubiri kiboneka muri ibyo bikino. Nta kintu kiyirimo gikomeza imbaraga z'ubwenge. Nta kiyirimo kiwuzuzamo ibitekerezo by'agaciro bizakoreshwa mu gihe kizaza. Usanga ibiganiro biharangwa akenshi ari ibivuga ku ngingo z'ubupfapfa kandi zidahesha agaciro. Ubuhanga mu gukina amakarita cyangwa urusimbi akenshi bujyana umuntu kwifuza gukoresha ubu bwenge n'ubucakura mu bizanira inyungu ze bwite. Usanga hashorwa udufaranga duke maze hagakurikiraho gushora menshi kugeza ubwo umuntu ahorana inyota yo gukina uwo mukino, kandi iyo nyota iganisha ku kurimbuka nta kabuza. Mbega abantu benshi iyo mikino iteza akaga, yashoye mu byaha by'uburyo bwose, ikabageza ku bukene, muri gereza, mu bwicanyi no kwiyahura. Nyamara ababyeyi benshi ntibabona umworero uteye ubwoba wo kurimbuka wasamiye urubyiruko rwacu. Kimwe mu byo abantu bashakiramo ibinezeza giteye akaga ni ikinamico. Aho kugira ngo ikinamico ibe ishuri abantu bigiramo imico mbonera nk'uko ariko yakagombye kuba, usanga ikinamico ari indiri y'imico mibi. Ingeso z'urugomo n'imbaraga ziganisha mu cyaha birakomera kandi bigashimangirwa n'iyo mikino. Indirimbo zivugwamo iby'urukozasoni, ibimenyetso, imvugo n'imyifatire byerekeye ku busambanyi, ibyo byose byangiriza intekerezo n'imico mbonera. Umusore wese witabira ibyo azangirika mu mahame amugenga. Mu gihugu cyacu nta zindi mbaraga zifite ubushobozi bwo kuroga intekerezo, kurimbura imyumvire yo mu iyobokamana ndetse no kwangiza kamere yo kwishimisha ibinezeza bituje ndetse n'ubuzima bwo kwirinda nk'ibinezeza biba mu makinamico. Gukunda bene iyo mikino bigenda byongera ibitwara umutima w'umuntu by'uburyo bwose, nk'uko kurarikira ibinyobwa byangiza umubiri bigenda birushaho kugira imbaraga hakurikijwe uko umuntu agenda abikoresha. Inzira imwe rukumbi yatanga amahoro ni ukwirinda amakinamico, ibikino birangwamo amakabyankuru no kwiyoberanya ndetse n'ahandi hantu hose harangwa ibinezeza byibazwaho byinshi.
Hariho ubwoko bw'ibikino no kuruhuka by'ingirakamaro cyane, haba ku mubiri no ku bitekerezo. Umuntu usobanukiwe kandi uzi gutunganya icyiza n'ikibi azabona uburyo bwinshi cyane bwo kuruhuka no kwishimisha, adakuye mu isoko izira amakemwa gusa, ahubwo bunamwigisha. Gukinira hanze ahantu hari umwuka mwinshi no kwitegereza imirimo y'Imana iboneka mu byaremwe bizahesha inyungu zitagereranywa. Gutanga ibinezeza bizira amakemwa. Ntabwo urubyiruko rushobora kuba rutuje kandi rudakubita hirya no hino nk'abageze mu zabukuru, cyangwa ngo umwana muto yifate nk'umuntu w'umunyacyubahiro. Nubwo ibikino biganisha mu cyaha bicirwaho iteka nk'uko ariko bikwiriye kuba, ni mutyo ababyeyi n'abarimu bita ku rubyiruko basimbuze bene ibyo bikino ibinezeza bizira amakemwa bitazigera byangiza imico mbonera. Ntimuzigere muhambira abasore ku mategeko n'amabwiriza bituma badahumeka, bizatuma bumva ko bakandamijwe, bityo bikabatera kwivumbura bakikurikirira mu nzira z'ubupfapfa no kurimbuka. Mukoreshe ubwitonzi, ubugwaneza no kubitaho, nimubabere abayobozi kandi intekerezo n'imigambi byabo mubyigarurire, ariko mwitoze cyane mwuje ubwenge ndetse n'urukundo kugira ngo bakomeze kumenya ko ibyo mugamije biri mu byiza mubifuriza. Kuruhukira mu mirimo y'ivugabutumwa. Amasaha akoreshwa kenshi mu binezeza bidahembura umubiri n'ubugingo yagombye gukoreshwa mu gusura abakene, abarwayi n'abababaye, cyangwa se gushaka uburyo bwo gufasha umuntu waba abakeneye. Ndagusuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'129, imbaraga z'ibibi ziri ku murimo. Ndinginga abanyeshuri mu mashuri yacu kwirinda mu bitekerezo. Ubupfapfa bw'abasore ntibunezeza Imana. Imyidagaduro n'imikino byabo bikingurira amarembo umuraba w'ibigeragezo. Mu bushobozi bw'ubwenge bahawe, bafite ubutunzi mvajuru Imana yabahaye, bityo rero ntibakwiriye kwemerera ibitekerezo byabo kuba iby'agaciro gake kandi ngo bibe ibitekerezo byo hasi. Imico yaremwe hakurikijwe amategeko n'amateka byo mu ijambo ry'Imana izagaragaza amahame yo kwihangana, ubutungane n'ibyifuzo by'agaciro. Umwuka wera akorana n'imbaraga z'ubwenge bw'umuntu, bityo umusaruro utabura kuvamo ukaba imbaraga zera zisunikira umuntu ku kugira icyo akora. Ibirori by'agaciro gake kandi birangwamo ibinezeza abantu muri rusange. Guhuzwa no kurya no kunywa, kuririmba no gucuranga ibyuma by'umuziki, ibyo byose bikomoka ku mwuka w'isi. Ibyo ni ibitambo biturwa Satani. Abantu bafata iya mbere muri ubwo bupfapfa bateza umurimo w'Imana icyasha kidapfa guhanagurika. Bakomeretsa ubugingo bwabo ubwabo kandi bazana ibikomere by'ubuzima bwabo bwose. Umuntu w'inkozi y'ibibi ashobora kubona ibyaha bye akihana, ndetse Imana ishobora kubabarira uwica amategeko yayo, ariko imbaraga zo gutandukanya icyiza n'ikibi zagombye kurindwa ngo zihore zikangutse kugira ngo zitandukanye ibyera n'ibisanzwe, usanga zararimbuwe ku rwego rukomeye. Ubuntu n'amahoro biva kuri Kristo bikomeze kubana nawe none iteka ryose. Amen.